y'imigenzo y'abakurambere harimo nk'Akanyarwanda wari umuhanuzi w'ibyahazaza yafatagwa nk'umurinzi w'umuryango, Gatare, Rwagasabo n'abandi benshi batandukanye. Abakomeje kugirana umubano n'imbaraga zitagaragara bakomeza kunga ubumwe n'imyuka y'umwijima, babiraga ababavutseho nabo babiraga ababakomotseho. Gusa mu 1989 ubwo witwaga Kamuhanda yahawe ububasha bwo guhagarika iyo migenzo yitwaga iya gipagani nyuma y'uko ivanjiri yogera mu Rwanda. Abuhabwa n'uwari se witwaga Kabirigi, gusa asaza adahagaritse iyo mikoranire n'imyuka mibi, nawe asiga biraza umwana we witwaga Nyamuzinda. Uyu akaba yari umupfumu wari uzwi mu mudugudu wa Kabuye, akaba ari we wafatwaga nka nyiri iryo shyamba, dore ko arimo yaranatuye aza no kwitirirwa iryo shyamba. Ubu yakomeje kugirana ubucuti na Sekibi, akomeza imihango kuri ubu yitwaga ya gipagani no kubandwa, guterekera n'ibindi. Gusa agiye gusaza yari afite umuhungu umwe w'ikinege witwaga Murava. Za mbaraga yakoranaga nazo zimusaba umusimbura umwana w'ikinege, gusa Nyamuzinda aranga, zimwicira umugore, ziramunyaga, zica buri kimwe yari atunze. Nuko Nyamuzinda ayishurira umwana we Murava wari ufite imyaka 10 ibanga ry'uko azahagarika iyo myuka, ko agomba gushaka ihembe ry'inkura ryatabwe mu giti cy'inganzamarumbu cyari gitewe muri iryo shyamba. Cyatabwemo iryo hembe ryatabwe n'umupfumu wari mukuru w'abapfumu mu Rwanda rwo hambere. Amubwira kandi ko iryo hembe ryaratabwe muri icyo giti cyari hakurya y'umugezi wacaga muri iryo shyamba. Amubwira ko kandi mu gihe atarabikora muri iryo shyamba bazakomeza kwicirwa abantu, amaraso yabo agatambirwa Sekibi. Akimara kuvuga ibyo, nyuma y'iminsi 2 umusaza arapfa. Gusa hari abapfumu benshi bari baranze guhinduka mu gihe cy'abera cyangwa se abamisiyoneri, bakomeje kujya bica abantu bayoboye muri iryo shyamba, bakabatambamo ibitambo kuri Sekibi mukuru. Muri iryo hembe hari haratabwemo cyangwa se harafungiyemo imandwa zari ingome cyane, zashakaga ibitambo ariko Nyamuzinda ntiyabitanga, ahubwo araga umwana we kuzahagarika iyo muvumo. Iryo shyamba ntiryagendwaga, ntiryaragirwaga, ntiryatutirwaga, kuko ryari rifungiyemo Sekibi washakaga ibitambo. Nyuma y'imyaka 10 Murava ageze mu wa 6 segonderi, ikigo cyabo gitegura urugendo shuri rushingiye ku mateka y'imigenzo ya kera n'amateka ya Ryangombe. Bapanga urugendo shuri rujya gusura iryo shyamba rya Nyamuzinda, kuko ryari ishyamba rya kimeza ry'amateka, kugira ngo bereke abanyeshuri iryo shyamba, basobanukirwe byinshi mu bantu bahiswemo bazajya muri urwo rugendo shuri. Na Murava yari arimo. Naragusigaranye ndakurera, dore none urakuze ndashaje. Taracyadutungaga n'aya masaka, tukayarya impengeri, tukayarya amahundo. Ni amasaka ya Gihanga Ngoma ijana cyahanze se n'abantu. Murumva, muzatatira igihango, ntuzibe, ntuzahemuke, ikibi cyose uzakirinde kugira ngo uzasaze neza. Nige twari dusigaranye, dore ndashaje. Maze rero uzabane n'abandi neza, nanjye nabanye n'abandi neza. Urumva umuntu nkwaye, ntuzahemuke, ntuzibe, ntuzabe ikigwaro, uzabe intwaro, utabare ku rugamba nk'abandi. Nabayeho mbana n'abandi neza.
sha ndahakwa ndagabana ubuhange ndabucyura ntura umunyafu kwa data nubwo ndenga nawe uzihishemo nk'abandi bagabo uzabe ikigwari uzabe intwari dore ndashaje mwana wanjye niwe twari turi kumwe uranyumva ntubitaha ngaha ubishyire mu gutwi n'umutima ubifate urumva yawikiriza ariko ntakuceceka noneho rero genda ujye kunzira akagacuma kanjye kari mu nkangaza nimire urebe ko nabanje kujya niha nawe usihe maze nuko kari kosha kari kahiye andi mbomano uzabintwari nawe ufata ngaha amwendekerane ujyana kwanga kudasinda tazibagiye kujya no kubwiye uracyabyibuka ngaho mbwira ujye no kubwiye byashaka riri hehe n'amasaka yagihanga yihorera waribonye iriya shyamba ko wanga ko ndiragira iriya shyamba habamwo ibintu by'imiti bivura baterekiza biriya babaye ibintu bavuza amahembe babandirwaho iriya shyamba ntabwo riragirwa ntiritutirwa habamwe ibintu by'amahembe bivura andi mahembe habamwo bivura za nyabingi habamwo ibyo baterekeza ibyo baragurisha byose rero nicyo gituma ririya shyamba niko gati kabamo nta ibyajyo byakwica amatungo yapfa nta matungo ajyayo hariya rero niho abakurambere bagiye babanjirije yari warasigaranye ubushobozi kujya muri shyamba rya Nyamuzinda nkabanayo ihembe none dore ndashaje uzagende ya shyamba rijyemo ndakurangiraho iryo hembe riri ku giti cy'inganzamarumbu kiri hakurya y'amazi nicyo gisumba ibindi uzagende ukure muri iryo hembe numara kurikuramo urikoresha maze urijugunye iryo shyamba rizagendwa urumva impano nkwaye dore ndashaje ntabwo ntibishoboye ngewe ndashaje ni wowe mbere uzagenda ubikora uzagende urivanemo urikoresha hanyuma urijugunye icyo gihe ririya shyamba rizaragirwa rizagendwa kuko ako kaga kazaba kavuyemo kw'iryo hembe iyo hembe ry'abakera barishyize bari abasimu bo mu ruhengeri byashyirwamo n'abo mu ruhengeri nuko rero ukagenda ukarivanamo niwe mitumye mwana wanjye ntuzambere ikigwari dore nge ndashaje iryo hembe ni umupfumu waritabye n'ihembe ry'inkura niho ritabye muri icyo giti ririya hembe ni ukubera iki baritabye mu ishyamba ririya hembe kuritaba harimo abazimu banze kubahigura kubaterekera babashyira mu ihembe bagenda babataba muri kiriya giti cy'inganzamarumbu muri iriya shyamba noneho rero nicyo gituma nkubwira uzagende uritaburure kuko icyo gihe n'uritaburura babazimu bazingiyemo babuzaga wa wundi ninjye bari barabitegetse none intambara uzagenda ikivanamo niwe nkitaye mwana wanjye rero kankwambika kagashate kawe sha maze agira hino nkwambika maze ngende ambare neza turegera ucasha tuzajya umenya kuko yambika sha papa najishe erega nta kabaraga mwana wanjye najishe nabisumbanyishe maze mutume ugende unzanira kandi kayoga muri aka gacuma kanjye
Ikihuta shaho ihuta genda. Yewe ndumva kabeho kaje kananye maguru kanje kureba gakote n'ikingemo. Ubwo kabeho karaje. ariko se imbabazi ko mbona twaje inama muri iki cyaro tukabura ibiti abaturage byose barabigurishije barabimara amashamba yose barayatsinze ariko rero ndabona iri shamba nese iryo ryaba ari ijyanda ubundi kumira abaturage ntawe tubwira kuri iri shamba kandi ndabona arimo ibiti dukeneye aya mani koro ikigora
ibiti ko mu byo birimo ariko ni mwareta mani byangu nabyemere yanganda haza usinyi twagiye twazese mbona yakubwiye se kare hanyuma tinya ko utajya bana nta n'umuntu n'umwe uragira mushobora ariko wenda ibi biti twakira ibyo tubitinda twakaye ducamo hose tukareba ko hirya hari ibindi biti bihari tukaneba ko yenda ari iby'umuturage ariko rero niyo byaba ari n'ijyakarere iba kampani yacu amafaranga ifite twavugana n'akarere tukarisarura hari ikibazo tinya ishyamba batajya banaragiramo ariko wenda bitewe n'ubushobozi kampani ifite cyangwa se n'umumaro ishobora kugira akarere akose cyakira kadufite cyo kuzakorera intebe akarere nyine twabihuza twitwaje ibyo nyine twabihuza tukabasha tukabaza nabwo shasenzi kabisa twitembere turebe wenda niba ari ibingibi turi kubona aha cyangwa se no hirya biriyo buriya byaterwa n'ubwumvikane bwacu twe nabo ahubwo twakareka mbakubita igitekerezo rero iri shyamba n'ubundi ni irya leta ni igihugu tuvuge dutemberamo amani leta ni abaturage tuvugane n'akarere n'ubundi iyi ntara ifite ibigo byinshi bikeneye ibikorwa buri gihe usohokana nkashimishije ariko harimo amahoro oya ihangane uragenda neza sheri shashiri ni ukuri harimo ese banza unyambire sheri shashiri harimo oya uhumura sheri nk'abanza unyambire se ntabwo ubu nishimiye ukananyambira kubera ko nakoze nyamukuru shashiri ni ukuri neza gusa gake gake shu ahantu ukara ukuntu mukunda ishyamba se kuri kwereka ukuntu ari ryiza shashiri bona se wamaye n'akabizi oya ntabwo nongera gutsimbura sheri wanjye nkunda cyane ahantu hamenye gusa nari heza maze uzi ko ubu nakoga uzi ko noga nkagera hakurya bigisha ukuri shashiri ngiye ko natabizi wanyigisha ntabwo uzi koga wapi umura nakubwiye ko ntacyo uzambura ubwo ndeba no reba igiti ukuntu kireshya mbaje amahanga tutahakuye igiti nta kintu twaba twakoze amafaranga turayashyira twaba twakoze ahubwo ko ntabwo ikintu uri buze gukora urakizi se uze kunyandikira uze kwandika nidushyika ku kazi uze kwandika ubasaba dukomeze turebe na biriya mwana tujya mu ngo twabuze ibiti si ngombwa ko bamenya ko twabuze ibiti ahubwo twebwe mugeremo neza mani abantu mutazanye inkweto z'akazi nazisigiraga ikima n'abana tuje mu baturage ntabwo tuzi ko berekera akavuga muraza kumbwira ubwo ngubwo kuko dore ibiti wabonye ibiti byose dukomezemo dutandukemo nawe twongeye duceho hano niho hari inzira tuzi guhinguka byabaye iby'inzitane rino shamba ahubwo twabonye iki kiraka nicyo kigiye kuturyohera mu biraka byose twakoze iki kiraka tutacyumva ibiraka byose twakoranye na leta ibindi kiraza kuba uze kwibuka tugishyika ku kazi ubandikire basi njye nshaka tujya kwicarana kwa kiriya giti cyane ibyo ni urucabana maze ndaje ndibuze no koga ashira ikintu nshaka ndakogana nkwambukira hafi ikintu nshaka tuze no kuroba amafi habaga nta herene ufite mu nzu zo mu kabazi iherene uzi ko nzi kurikuramo indobani uvugisha ukuri cyane rwose kandi twahita dushaka hano imirandagashi ntabwo yabura uzi tugahita dukoramo nyine sheri tugende nta kibazo banzemo akabido ariko sheri kamanzi maze nkuramo n'inkweto muhekeya nazamura akaguru sheri akabaga reka tugasiga hafi tugenda hariya sheri hari umuntu si ubwa mbere ukunda nyine ubwa mbere abari ubwa kabiri umva nahita nawe mbere nkutse nawe ashira nyine nagize ngo ugiye kumbwira undi muntu waguhaye nyine jya imbere jya imbere
nyine cyane rwose hakize uzidiye amafaranga ngo tugira imana babitwemera oya barabyemera kandebe ni iki ngiki hano ahubwo iki giti gisa nkaho ari cyiza basha ibiti bisororotse rwose iki giti urubaho rwavamo ukuntu rwaba rumeze iki ni byiza komeza uze yego naje yewe bino biti nabishimye ntacyo narenzaho ahubwo reka jamara zo dufata umwanzuro tutasi undi tubaha ahantu utakwiye igiti twakora ibindi abandi ahubwo se subira no kandi nusubaye hariya mwana hariya siki iki se hariya habaye hariya bigenze bite kuva kera wagira ubwo wikanze igishitsi hariya mwana yemvire hariya mwana hariya siki ikintu kinyuzeho kiri kunyara mwana uri kunyara agira ngo bareka cyo kwirebera ubundi wowe ntabyawe kanirere ndamwizera wowe rwose wakigarukiye mwana kari ko mfite ubwoba kireka ndera mwana urakabya umva reka wowe oya jya ureka gukabya umva rero ikintu twaganiragaho nasubaye iki Claude mushito wanjye wagarutse Claude wagarutse tugashaka ukuntu dutaha mwana wagarutse tugashaka ukuntu dutaha ntacyo mba Claude namubwira iki je nakibone ariko se icyo kintu uri kuvuga twe tutari kubona ni jewe ikintu tutarimo kubona ni igiki ase mwanyumva ndebeyo nanjye ndebicyo ngakurikira Claude se mwese mugenda niwe mutabikuye ko kiri hariya inyoni nigiye kujya gukanga mumbabariye nge nashaka mbasige se basi nukuri nta kintu kirimo ahubwo mwabahore tukava mwiri cyangwa nagira ngo aze tugende tunatahe wa mugani warimo ngwiki